nongeye kuguha ikaze kandi mwifurije gukomeza kugira ubuzima bwiza, ibyishimo, umunezero biba ari byo bikuranga. Kuri uyu munsi wa none tuje kuganiriza kuri byinshi wamenya kuri Teta Samantha. Uyu ni umukobwa wa Kuri Ingofero mu nama y'igihugu y'Umushyikirano 2024 ndetse agashimirwa cyane uburyo yitwayemo ayobora ikiganiro cy'urubyiruko. Abenshi ntibahwemye kumusanisha na Louise mushiki wabo. Ku itariki ya 23 Mutarama 2024 nibwo muri Kigali Convention Center hateranye inama y'igihugu y'Umushyikirano ku nshuro yayo ya 19 yaje gusozwa ku itariki ya 24 Mutarama 2024. Teta Samantha rero niwe wayoboye ikiganiro cy'urubyiruko, ikiganiro ashimirwa kuba yarayoboye neza agakoresha ururimi rw'ikinyarwanda neza. Abantu benshi ntibahwemye kumusanisha na Louise mushiki wabo, bavuga ko basa ndetse no mu bwenge ko basa. Iyo Teta Samantha rero mu busanzwe ibyo wamumenyaho nuko ubusanzwe Teta Samantha yize mu ishami ry'ubukungu, ubumenyi bw'isi n'amateka, history, economics and geography. Uyu mukobwa rero ikindi wamumenyaho nuko ari we wabaye umukobwa wa mbere watsinze neza ubwo yasozaga amashuri ye muri 2015, atsinda umukobwa wa mbere watsinze mu gihugu, aho mu cyitwa arts combinations yaje kuba uwa mbere wagize amanota meza. Ikindi wamenya kuri Teta Samantha nuko yigaga ku kigo cya New Vision High School kiherereye mu karere ka Kayonza. Agisoza amashuri ye yisumbuye rero yahise akomereza mu itangazamakuru kuko yakundaga itangazamakuru cyane. Byabaye ngombwa ko ajya kwimenyereza itangazamakuru, aho yagiye kuba umwanditsi ku kinyamakuru The New Times Rwanda, aho yakoraga ayandika inkuru zigiye zitandukanye ku bukungu ndetse n'andi makuru asanzwe. Nk'uko n'ubundi yari umunyamakuru wa The New Times Rwanda, byabaye ngombwa ko abahagaritse kuba umunyamakuru ahubwo ajya gukomereza amashuri ye muri The University of British Columbia yo muri Canada, aho uyu mukobwa yakomeje kuba agaragaza ubuhanga buhanitse aho ahangaha yigaga muri Canada, dore ko nabwo yaje guhakura igihembo cy'umunyeshuri witwaye neza watsinze neza. Ubuhanga rero yakomeje kubugaragaza, ntabwo yabugaragarije hano mu Rwanda gusa, naho yagiye muri Canada yarabuhagaragariye. Umukobwa akomeje gushimirwa na benshi ku buryo yayoboye ikiganiro akoresheje ubuhanga buhanitse bitari bya buri wese, uburyo yakoresheje avuga ikinyarwanda cyiza gitomoye. Uyu mukobwa kandi abenshi ntibahwema kumusanisha na Louise mushiki wabo, bavuga ko basa ku isura, basa mu buhanga. Abenshi badatinya kuvuga ko azagera ikirenge mu cye bitewe n'uburyo yitwaramo ndetse n'uburyo asanzwe yitwaramo mu buzima busanzwe. Ikindi wamenya kuri Teta Samantha, asanzwe akora mu biro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Reka tumubwire rero natwe ku Rutonde TV tumubwire Teta Samantha akomeze atsitaza amano, akomeze agere imbere kandi akomeze yitwara uko yabigaragaje ubuhanga buhanitse, atere ikirenge mu cya Louise mushiki wabo. Rutonde TV, we are together.